Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mbaha n'ikaze mu kiganiro Taramana n'Impundu muri kumwe nanjye nk'uko bisanzwe Serena Rose. Murabibona ntago ndi njyenyine, hari umumama mwiza cyane wicaye hano ndetse n'umusore hano, nabaha umwanya bagatangira bibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, nitwa Munezero Serine, nkaba ndi Impundu. Murakoze cyane. Genda vuga ruti basingiza intwari cyogere mu bahizi urugangazi rw'isonga umugabo utwaza abagabo ibigango. Intare yambutse cyejwe mu nzara y'ibishu bisindaswa mpunga ndaswa nambuka. Unyitambitse mu hindu inzira ngo bitazambuza itabaro. Kagire rukanika batagira rukaza iminega. Uri intore yizihiwe. Banyita Nteze yaremye Jean d'Amour wayakaremye wakarekezi ka Matene wasenga abona mukobwa kivuza ngo macya Sempundu iwacu ni ku Gisozi. Murakoze. Guma niko bavuga. Ndi umuririmbyi niko kazi nkora mu mpundu. Nanjye ndi umuririmbyi muri iyi groupe yacu y'Impundu. Turi kumwe rero n'abataramyi bacu b'abaririmbyi mu mpundu. Serine, ni uruhe rugendo wanyuzemo muri uyu mwuga wawe wo kuririmba kugira ngo kugeza ubu ngubu uri muri groupe y'Impundu? Murakoze cyane. Njyewe natangiye numva nkunda kuririmba ndi mutoya, njyewe nakunze kuririmba mu rusengero. Nuko ariko kubera nari mfite umupapa wanjye wakundaga indirimbo z'ikinyarwanda, yakundaga kuzishyiramo kenshi, nuko nkumva ni byiza, ndabyishimira, nuko nza kuzagera mu mpundu nabwo ndabyishimiye, na n'ubu ngubu ndacyarimo kandi nkomeje kubyishimira. Serine ati nagiraga umupapa wanjye wakundaga uturirimbo rwose. Serine, waturirimbiraho gato nk'akaririmbo kagushimishaga papa wawe yajyaga aririmba? Hari nk'akaririmbo najyaga numva akunda kukaririmba, akaririmbira mama wanjye, nkumva ari kumuririmbira ngo abatazi iby'urukundo we, nkumva nyine ni ibintu byiza. Serine ati rero papa wanjye yajyaga akunda kuririmbira mama wanjye abatazi iby'urukundo. D'Amour, ni uruhe rugendo wanyuzemo mu rugendo rwawe rwo kuririmba? Nk'uko abivuze, buriya ibintu byose bitangira mu bwana. Muri pirimeri aho twagaga turimo kwiga, twajyaga kuvuga amanota. Hari ibyo natsindwaga ariko kurimba byo naruzuzaga 5 kuri 5. Twarimbiraga amanota 5. Nyuma yaho njya mu rusengero, ndirimba mu rusengero. Mu rusengero niho namenyanye n'abantu b'intore barimo abahungu ba Semanyenzi. Ikabuga nibo banjyanye njya kwitoreza kwa Semanyenzi. Tuva kwa Semanyenzi twitorezaga iwe, batwubakira Maison de Jeunes, twitoreza kuri Maison de Jeunes. Mara kumva yuko ari urwego maje kugeraho, ndavuga reka njye i Nyamirambo njya mu itorero muri Federasiyo y'Umujyi wa Kigali bita Inkomezamihigo. Masanga umuyobozi bita Kambukira aramfasha, ariko imbogamizi nagiye mpura nazo z'amatike n'iki, hari abantu nka 3 ntabasha kwibagirwa, ndanabashimira cyane, Imana ijye ibaha umugisha. Urakoze cyane D'Amour. Serine amaze kutubwira akaririmbo kamukoraga ku mutima. Ese wowe ni akahe karirimbo kajyaga kagukora ku mutima ukavuga uti aka karirimbo ni keza ndagakunda, cyangwa se ni uwuhe muririmbyi ujya ureba ukumva uramwishimiye urashaka kumera nkawe? Murakoze. Umwuga dukora w'injyana ya gakondo ni benshi cyane, harimo abasaza benshi, harimo abakecuru b'impanuro. Uwo nigiyeho cyane bamwita Masamba, Mungu wa Sentore. Uwo nigiyeho cyane rero ni Masamba. Turirimbira akaririmbo kamwe ka Masamba uzi, ujya uririmba ukumva ni keza. Mbega rwagize abigama rwangarambe intore yo kurwanamiza intore nze gushama cyanga ati ndi nkera y'abeza. Uw'ibitekerezo byanjye bihora binzerera mu kandi uwo mpora nipfumbatije umutima wanjye ihorere
wirira wirira shenge mwihoreze wirira wirira ndakwinginze nzagaruka ndakwinginze nzagaruka. Damuru ati rero wirira wirira ni indirimbo ya Masamba, ni indirimbo nziza cyane ijya imukora ku mutima. Celine, ni uwuhe muhanzi ujya ureba ukavuga ati ndifuza kumera nk'uyu muhanzi? Murakoze cyane. Njye nifuza kumera nka Cecile Kayirebwa. Celine ati ndifuza kumera nka Cecile Kayirebwa. Nihe ndirimbo ya Cecile Kayirebwa ukunda uturirimbireho gato cyane? Nkunda iriya ya Mareba Atemba. Mareba atemba wa maribori maramubonye agorora ikibero nyebutse ndemye mbona icyo kibibi cyaramubimbuye mu buranga. Urakoze cyane Celine ati Mareba Atemba ni indirimbo nziza cyane haturirimbiyeho. Damuru, nakubaza nti ni izihe ntumbero ufite mu kuririmba kwawe? Ufite wumva ushaka kugerayo? Murakoze. Intumbero mfite, ibyo maje kumenya banumva nabisangiza abakiri batoya, kuko nanjye banyigishije nkiri mutoya. Nkifuza ko nakuza impano yanjye nkarimba ku rwego mpuzamahanga, nkarimbana n'abahanga. Numva aricyo kintu nifuza cyane. Celine, we bimeze bite? Nanjye nkurikije ukuntu nabikunze mba numva nabikundisha n'abandi. Kandi nanjye ndashaka kuzagera kure. Si ukuvuga ngo nzagera ku rwego rwa Cecile Kayirebwa gusa, ndashaka kuzagera kure. Urashaka kurenga urwego Kayirebwa ari? Byiza cyane. Nakubaza Damuru, uyu munsi hari urugendo wanyuzemo kurinda ugeze iki gihe ngusanga mu Mpundu i Bugande, Entebbe. Ugeze mu Mpundu wasanze bimeze bite? Wibona gute mu Mpundu? Ese ni iki waratira abandi baririmbyi batari mu Mpundu? Ikintu cyantangaje nkigera mu Mpundu hano Entebbe muri Uganda, nari nzi ko abantu tugiye gukorana batavuga Ikinyarwanda. Ubwo bampamagaye bambwira ninze mu kazi, ariko mbanza kugira impungenge z'abantu tugiye gukorana. Nsanga hari Abanyarwanda bafite umuco, bavuza umutagara, bavuza ikondera, bahamiriza, baririmba, babyina. Numvishe nishimye cyane, kuko nubwo ndi hano mu Mpundu, ndi mu gihugu kitari cy'u Rwanda cya Uganda, ariko bamafata nkaho ndi mu gihugu, kuko nabo dukorana ni Abanyarwanda. Nubwo dutaramira abantu batandukanye, abanyamahanga, abazungu, abantu batandukanye, ariko nishimira ko turi Abanyarwanda bari hano kandi duhuje umuco n'ururimi. Ibintu biranshimisha cyane. Murakoze. N'icyo waratira abandi Impundu zifite andi matorero adafite? Uvuga ati vrema Impundu ndirata ibi ngibi. Icyo none iratira Impundu, ahantu dukorera ahantu heza cyane, hari ibidukikije, ibiti byinshi cyane, ku mazi, ku nyanja, ku mucanga. Tugahura n'abantu batandukanye b'ingeri nyinshi, abirabura, abazungu, abantu batandukanye duhura nabo. Nicyo kintu kinshimisha cyane hano mu Mpundu. Murakoze. Reka ngaruke kuri Celine nawe mubaze iki kibazo. Celine, ni iki waratira abandi kubura Impundu? Ikintu naratira abandi, wenda abanyumva cyangwa abazanyumva, twebwe mbese kuba turi mu Mpundu byatumye tuva mu bwigunge, ukumva ko utari wenyine, ukumva ko uri kumwe na bagenzi bawe kandi muhuje
kandi mufitanye urukundo, mbese ni abantu tumeze nk'umuryango. Ibintu byacu ni byiza cyane, ntabwo nabona ukuntu mbirondora byose. Damuru, ni iki wabwira abantu bakurikira impundu yaba kuri social media cyangwa se baza kuzireba hano Entebbe? Icyo nabwira abantu badukurikiye cyangwa abatureba nuko ibyo dukora mu mpundu ubashije kubireba yabisangiza abandi kugira ngo tubashe gukora impundu tugere ku rwego rushimishije cyane, nubwo urwo turiho narwo rushimishije ariko dutera imbere birenze. Ubashije kugira ngo adukurikire ibyo abonye abisangize n'abandi. Murakoze. Mwambaye neza cyane, ntabwo nabibabwiye ariko mwambaye neza. Ndifuza kumenya iyo myenda mwambaye ifitanye isano n'umuco nyarwanda? Yego, ifitanye isano n'umuco nyarwanda. Wansobanurira ishati wambaye, urunigi, imyitero bisobanuye iki, bigaragaza iki mu muco nyarwanda? Icyo bigaragaza mu muco nyarwanda hari kwambara ukikwiza. Urabona nakenyeye nditera, nambaye ishati y'amaboko, hariho n'urunigi. No kuvuga ngo umuntu ushaka kumbona hanze ntabwo yabona ko nambaye isengeri cyangwa hari ingingo z'umubiri zirimo kugaragara zitemewe mu buryo bugaragarira amaso. Twambaye twikwije bijyanye n'umuco nyarwanda. Murakoze. Celine, tugana ku musozo, ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu bakunda impundu, abantu bakunda umuririmbyi w'impundu Celine. N'iki kintu wabasaba cyangwa se n'iki kintu wababwira? Murakoze cyane. Mbere na mbere abantu badukurikira, abantu baza batugana, mbere na mbere ndabashimira kubera ko nta muntu waza kugana atagufitiye urukundo. Ndabashimira urukundo badufitiye, icyo ni icya mbere. Ikindi nabasaba ni uko batazacika intege gukurikira ibiganiro byacu cyangwa kuza kutureba, gukurikirana ibitaramo byacu biri live aho twataramiye. Tugana ku musozo rero, ndagira ngo Damuru, muri abaririmbyi, twataramanye n'abaririmbyi, hari icyo bita agashinguracumu. Mwokagira Imana mwe mudushyirireho akaririmbo gasoza dusezera abantu bari badukurikiye muri iki gitaramo. Uzamutashye ibiganza bigabamariza, uzamutashya amafoto y'amarirungu, naho rero iby'isi ni ikizungereza, kinarugamba nk'ukwikina mu miyonga. Yemwe bahungu cyo muze tujye inama, tujye umugambi wo kubyina ikizungerezi, naho rero iby'isi ni ikizungerezi, kinarugamba nk'ukwikina mu miyonga. Cyo ngwino roza nkusasira ifoto yanjye, cyo ngwino roza nkusegura amafaranga, naho rero iby'isi ni ikizungerezi, kinarugamba nk'ukwikina mu miyonga. Murakoze cyane abataramyi bacu, reka mbabwire ngo mudutaramiye neza cyane. Imana ibahe umugisha, n'abari badukurikiye Imana ibahe umugisha. Mukomeze mukore subscribe ndetse mukore na like, mukore share ku nshuti zanyu, nabo babashe kureba ibyiza by'impundu. Reka mbibutse rero ko dutaramira hano kuri Goretti Pizzeria and Bar. Buri wa gatandatu guhera saa 11 kugera saa 3 z'ijoro tuba dutaramye. Uzajya uza wirebere impundu live. Reka nkubwire ngo mwari kumwe rero na Celine ndetse na Damuru, nanjye Serena Rose. Ibisigaye nakagaruka.